Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nyuma yaho twasoreje ubushize turebera hamwe igika cya mbere ku gice cya mbere aricyo cyari cyo cyose muri najisi, aricyo icyo ari cyo cyose cyasohoka mu bwambure bwabo bw'imbere n'ubw'inyuma, ndetse tuza no kureba amategeko abigenga. Munyemere twinjiye mu gice cya kabiri noneho mu gika cya mbere aricyo imihango n'ibisanza n'amaraso y'uburwayi aribyo twita kujojoba. Uburyo asukurwa. Uburyo aya maraso asukurwa, iyo aguye ku myambaro cyangwa ku mubiri uyakuraho wangiza ukahasukura amazi neza. Byumvikana ngo niba yaguye ku mubiri ni ukubanza ugakaraba hahandi yaguye nyirizina kwanza, cyangwa se niba yaguye ku mwambaro, wa mwambaro ukawufata ukawufura neza kugeza ubwo umenya ko aho wari uri haba ari ibara cyangwa uburyohe cyangwa impumuro byashizeho. Icya kabiri, iyo umugore cyangwa umukobwa amaze kubona isuku agomba kwiyuhagira agasara. Iyo umuntu amaze kubona isuku, ya minsi imihango ye irarangiye, ya minsi ibisanza irarangiye, ategetswe kuza kwiyuhagira yangiza akabona gusara. Igice cya gatatu, amaraso y'inyamaswa zitaribwa n'amaraso y'ikirembwe ni amaraso ava mu matungo afashe cyane mu gihe bari kuyabaga. Uburyo asukurwa, iyo aguye ku mubiri cyangwa ku myambaro uhasuka amazi menshi kugeza avuyeho. Igice cya kane, amaganga n'amase z'inyamaswa zitaribwa, amaganga n'amase y'inyamaswa zitaribwa. Uburyo asukurwa, iyo aguye ku mubiri cyangwa ku myambaro uhasuka n'amazi menshi kugeza aho avuyeho. Igice cya gatanu, amacandwe y'imbwa. Uburyo asukurwa, iyo aguye ku myambaro cyangwa ku mubiri uhasukuza amazi cyangwa se uhasukura n'amazi. Iyo imbwa ikojeje umunwa wayo ku gikoresho ugisukura n'amazi inshuro 7, imwe muri yo ukoresheje igitaka. Dushobora guhitamo igihe icyo ari cyo cyose wakoreshamo igitaka. Birashoboka yuko wafata amazi ugasukura inshuro ya mbere, ugasukura inshuro ya kabiri, ugahita ukoresha igitaka, kongera ugasukura inshuro ya gatatu kugeza ku nshuro 7. Ntabwo byemewe kujya munsi y'inshuro 7 nk'uko hadith ibitugaragariza. Icya gatatu nanone, iyo ari imbwa ihiga, yari imbwa yatojwe guhiga, nta kibazo. Igihe yakojeje umunwa ku muhigo, si ngombwa ko woza aho hantu yakojeje umuhigo cyangwa se umunwa wayo. Gusa nanone hari amategeko agendanye n'imbwa ihiga. Iyo yahize ikazana umuhigo yawishe, uwo muhigo aba ari uwayo, ntabwo aba ari uwawe. Ariko igiye guhiga icyo yahize ikakizana kikiri kizima, icyo gihe uwo muhigo iba yawuguhigiye, uba wemerewe kuba wawurya ukanawusukura. Igice cya gatandatu, imbeba. Iyo iguye mu biryo byaba ari ibiryo byumutse cyangwa byumye cyangwa se bitose cyangwa se by'amatembabuzi atemba, uyikuramo ukayijugunya ukarya ibisigaye. Iyo iguye mu biryo bigahindura ibara cyangwa uburyohe cyangwa impumuro, icyo gihe ibyo biryo biba byahindutse umwanda. Iyo iguye mu mazi, igice cya gatatu, iyo iguye mu mazi cyangwa amata ariko ntibihindure uburyohe cyangwa impumuro cyangwa ibara, uyikuramo. Ayo mazi aba agifite isuku. Ayo mazi iyo uyikuyemo, ayo mazi aba afite isuku, cyangwa se ayo mata naho iyo hagize igihinduka muri biriya tumaze kuvuga, yaba ari impumuro, bwaba ari uburyohe, yaba impumuro, ibara, uburyohe, icyo gihe y'amazi cyangwa y'amata aba amaze guhinduka najisi, ntabwo uba wemerewe kuba wayakoresha. Igice cya karindwi, amasazi aba mu mwanda no mu bwiherero. Icya mbere, iyo amatembabuzi yayo akuguyeho cyangwa amaraso yayo ukaraba aho yakoze. Iyo aguye mu mazi, ntago amazi yandura, ntago aba amazi ashobora kwanduzwa n'irasazi, keretse igihe hahindutse kimwe muri biriya bintu, yaba ibara, impumuro cyangwa uburyohe. Iyo ayo maraso cyangwa amatembabuzi ari make, ni ukuvuga ngo iraje kuguyeho, ni amatembabuzi utabasha kuba wabonesha amaso yawe ariko ushobora kwiyumvamo kubera ko yaguye ku mubiri, icyo gihe ayo matembabuzi ntacyo aba atwaye. Igice cya munani, ni inyamaswa zifite amabwene, inyamaswa zifite amenyo y'amabwene. Iyo inyamaswa ifite amabwene ikoze ku mwambaro cyangwa ku mubiri uhuza n'amazi. Numva insha Allah ta'ala twaba tugarukije kuri ibice uko ari 8 mu gice cya mbere. Ubushobozi bw'Uwiteka Allah nadushoboza, tuzahura ubutaha turebera hamwe amwe mu mategeko arebana n'isuku muri rusange. Walillahi al-manni wal ihsan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.